Kutanyurwa kwaherekeje muntu mu bisekuru byose, kuva Adamu yaruma ku rubuto rwabuzanijwe yatangije ihame ryo kwiruka hirya no hino mu gushakisha ikiruta ikindi. Munsi y'igisenge cyo kwifuza, abantu bose bateranirizwa hamwe mu rujijo rwo kutamenya icyo bashaka nyirizina. Umukire n'umukene baringanirizwa hamwe mu kutamenya neza ikintu mu by'ukuri nyoko muntu ishaka. Urujijo rukabije rwa muntu mu kutamenya neza icyo akeneye rumusunikira mu kutanyurwa ko ku rwego rwo gukukubira icyo abonye cyose. Nyamara buri kimwe yacigatishije ibiganza bye kigatakaza agaciro mu maso ye mu minsi ibarirwa ku ntoki. Iyo kandi ikaba indi nzira nshya yo gushaka ikindi kintu yiruka inyuma. Icyo adafite agisumbisha agaciro ibyo afite byose, kabone n'ubwo mu buryo bw'imibare nta na kimwe cya 10 cy'agaciro kiba gihwanije n'ibyo asanzwe atunze. Uwo mwumva ni inkuru nziza bakate, tubahaye ikaze. Muri iki cyegeranyo tugiye kugaruka byihariye ku nzara ya muntu itazwi ihishe ibanga rya muntu ryo gushaka kuba Imana. Ni ibanga ku buryo nta muntu uba uzi koko igitekerezo nyamukuru cya muntu ko ari ukuba Imana. Turasoza iki kiganiro turangiye abantu uburyo iyo nzara inuma ishira, umuntu akaba Imana mu gisobanuro cyo gushobora byose koko nk'Imana. Mbere yuko tugeraho hose, reka twinjire mu isi nzima maze dusuzumishe iki gitekerezo imibereho izwi y'abantu bazwi. Umwami Alexandre mukuru ni umwami wimye ari muto akiri umusore w'umugirigiri. Amayere ye yo ku rugamba yarushaga abari basigaye bose bo munsi y'icyo gihe. Yatumye ashyira isi yose munsi y'igicucu cy'ububasha bwe. Alexandre mukuru amaze kwigarurira ubwami bugari bw'Abaperise, bwari bumuraje ishinga cyane nk'icyifuzo cye cya mbere, aho kwishima ngo yiterere hejuru yararize. Mu marira menshi ariyamira ati, mbabajwe nuko nta yindi isi isigaye ngo nyigarurire. Mu by'ukuri nta uzi neza icyo Alexandre yashakaga ubwo yahagurutsaga ingabo n'amafarashi akagaba ibitero ku yandi mami. Umuherwe Elon Musk nyuma yo kugera ku gasongero k'ubutunzi yazinutswe ikiremwa muntu cyamufashije kugera kuri ibyo byose yagezeho. Ubu arajwe ishinga no gusimbuza abantu amamashini ndetse akaba ari yashingiranwa n'abantu. Umunsi Elon Musk yarangije umushinga wo gushyingiranya abantu na AI zifite imibiri nk'iy'abantu n'icyifuzo cyo kubimurira ku mubumbe utagira amazi n'umwuka, nta wuzi ikindi kintu agambiriye mu gukoresha amafaranga y'atabarika. Izi ni ingero nke muri nyinshi ndetse n'ingero zikwiriye gutuma uwuzumva ahindukira akireba ko nawe ubwawe utarebye abandi wakwitangaho ingero nyinshi zo kugambirira gukoza ibiganza ku byo udatunze wirengagije cyane nk'ibidahari byo wamaze gushyikira. Bibiliya ni umuhanga w'ibintu cyane. Imigani 12:14, ibintu twiteguye gusigaho agatwe cyangwa se gupfira ni ibintu biganisha ku rupfu wirengagije rukuruzi y'amaso yose byaba bifite. Ibi biradusubiza ku ntangiriro ya byose. Adamu arya ku giti cy'igikundiro ntiyumvishaga ko yakwisanga aha hantu. Umwami Salomo nyuma y'uko nta kintu na kimwe yimye irari ry'amaso n'intekerezo ze, abuze ikindi akora yise iby'isi byose ubusa. Maze mu buryo busa n'ubwikoze, umuntu ayobewe icyo ashaka bimusunikira mu kutanyurwa. Akaba hatishimye kuko atazi icyo ashaka. Bimutera gushaka byose agasoreza urugendo rwe mu kutanyurwa kwinshi guherekejwe n'umunaniro ukabije. Hagaye igice cya mbere umurongo wa 6. Iri somo nubwo ryivugira ku kurya no kunywa, ariko tukumva tutanyuzwe nk'aho atari byo twashakaga. Hari n'irindi rivuga ko amatwi yacu adahaga kumva cyangwa amaso yacu adahaga kureba. Uku gukurikira itegeko ry'amaso n'iry'amatwi ryo kutanyurwa niryo nyirabayazana y'inzara ivugiriza yihishe mu muntu yo kuba Imana. Umuntu ashaka kumvira byose icyarimwe, akarebera byose icyarimwe. Ibi bikamugira yibera hose icyarimwe, kandi ibi ni iby'Imana gusa. Ngiki igitekerezo nyamukuru cya muntu ni ukuba Imana akaba Imana nubwo ntawe uzi ibyo yiteguye gukora, igihe ububasha ahora arota bwamugwa mu biganza. Aho iyi nzara ibera inzara y'amayobera nuko nta numwe wakubwira ko ari yarwaye, ni inzara y'ibanga kugeza kuyirwaye. Yesaya 14 umurongo wa 13 n'uwa 14 herekana neza ko iyi nzara yitirirwa ya Satani ahubwo ari y'umuntu kabishwe. Yesu avuga ati mukomoka kuri so Satani, umwana sanase amakene namwe. Adamu waremwe atunganye yadukururiye kugwa mu kwifuza kwateje urujijo rwa burundu ubwo yaryaga ku giti cyabuzanijwe.
umuntu agambiriye kuba Imana agasimbura Imana. Nk'uko benshi muri rubanda umwami ayoboye, abenshi mu bayoboke be buri wese barota kumusimbura. Ni nako iki gitekerezo gihora mu muntu cyo gusimbura Imana. Cyakora ibi biramwihishe cyane ndetse biri kureye, niyo mpamvu aruha mu miruho idashira ashaka icyo ashaka ariko ntakigireho kuko atakizi. Yobu 28:12-23. Ngaha aho ubwenge buri. Ubwenge bugira umuntu Imana. Umuntu yaba Imana akabayo rwose ariko atabyigize, ahubwo ni Imana yonyine yabimukorera. Umuntu ashobora gushyikira ubwenge bumugira Imana akareka kurindagirira hirya no hino abishakira iyo bitari. Nta cyiza Imana yimye abantu ku kigero yashize ahagaragara uburyo uwushaka kuba Imana abigeraho. Yobu 28:28. Kuva mu cyaha cyangwa icyaha ubwacyo ingingizwe neza n'uwaganiye kandi akagendererwa n'Imana gusa. Utazi icyaha ukavuga ko uzi Imana, ako kanya bigushyira muri cya kivunge cy'abantu bari munsi y'igisenge cy'urushije no kutanyurwa. Abantu bazi neza icyaha bakakirinda nk'abirinda ubushita nibo bavugwa muri Yohana wa mbere, abantu Imana yibyayeho bitari kumwe abantu babyara. Nguko uko umuntu aba Imana. Uko umuntu abyarwa n'Imana akaba Imana ni iyobera ryayobeye benshi, kandi niryo tuzagarukaho ubutaha mu kiganiro cya kabiri, aho tuzasobanura neza uburyo umuntu aba Imana akaba hanyuzwe, haba hari icyo afite muri iyi si cyangwa atagifite. Tuzanerekana uburyo umuntu Mana nta kintu yakwifuza muri iyi si ngo akibure. Turabashimiye mwe mwabanye natwe, naho ubutaha mwakoze cyane.